Ndagusuje nshuti mukundwa, amahoro ya Kristo abe kuri wowe. Dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cy'107, urugo rwa gikristo. Nk'uko abakurambere babigenzaga, abavuga ko bakunda Imana bakwiriye kubaka igicaniro cy'Imana aho ariho hose bashinze ihema ryabo. Niba harigeze kubaho igihe urugo rwose rwaba urugo rw'amasengesho, ni ubu ngubu. Umubyeyi w'umugabo n'umugore bakwiriye kwerekeza imitima yabo ku Mana, bisabira ubwabo kandi basabira n'abana babo. Reka umutware w'urugo nk'umutambyi w'urugo ashyire igicaniro cy'Imana igitambo cya mu gitondo n'icya nimugoroba, maze umugore n'abana nabo bafatanye gusenga no guhimbaza. Mu rugo nk'urwo Yesu azakunda kuhaba. Mu rugo rw'umukristo wese, umucyo utunganye ugomba kuhamurika. Hakwiriye gutemba urukundo rwuzuye imbabazi, ubugwaneza no kutikunda. Hari ingo iri hame ryashyizwe mu bikorwa, Imana isengerwamo kandi urukundo nyakuri rukaba ari rwo rubagenga. Muri izo ngo, isengesho rya mu gitondo na nimugoroba rizamuka rijya ku Mana rimeze nk'umubavu uhumura neza, maze imbabazi zayo n'imigisha yayo bikamanukira abayishaka bameze nk'ikime cya mu gitondo. Urugo rurimo gahunda ni ingingo ikomeye cyane yerekana ukuri kw'idini ya gikristo. Ingingo utizera adashobora kugiramo ijambo. Bose bashobora kubona ko ari impinduka mu muryango ishobora kugira no ku bana, kandi ko Imana ya Aburahamu iri kumwe nabo. Ndagusuje nshuti mukundwa, amahoro ya Kristo abe kuri wowe. Dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cy'108, gukiranuka mu nshingano zo mu rugo. Inshingano ihebuje izindi urubyiruko n'abasore bafite iri iwabo mu miryango, bahesha umugisha ababyeyi babo, bashiki babo, basaza babo, binyuze mu kubakunda no kubitaho by'ukuri. Aha niho bashobora kwerekanira kwiyanga no kwiyibagirwa ubwabo mu gihe bita ku bandi, bakabagira icyo babakorera. Umubyeyi w'umugore ntazigera na rimwe ateshwa agaciro n'uyu murimo, ahubwo ni umurimo wera bihebuje kandi w'icyubahiro ashobora gusohoza. Mbega impinduka nziza umukobwa yatera abasaza be! Niba agenda atunganye, ashobora guha umurongo imico y'abasaza be. Amasengesho ye, kwiyoroshya kwe n'urukundo rwe bishobora gukora byinshi mu muryango. Mushiki wanjye, iyi mico yubaho ntishobora na rimwe guhabwa abandi, keretse gusa ibanje kuba muri wowe ubwawe. Kwa kwishima k'umutima, rwa rukundo, kwa kugwa neza no kurangwa n'umucyo uva mu mutima wawe, bizagera ku bandi no ku mutima wose, kandi iby'umutima wawe wahaye abandi bizongera bikugarukira. Niba Kristo ataganje mu mutima wawe, hazabamo kubabara, kudatungana kw'imico mbonera, kwikunda kwacu kuzababaza abandi ibyo natwe tudashaka kubaho. Ntabwo umurimo ukomeye cyane n'urugamba rukaze ari byo gusa bigerageza umutima kandi bigasaba ubutwari. Ubuzima bw'umunsi wose buzana ihangayikisha byabwo, ibigeragezo byabwo no gucika intege. Umurimo ucishije bugufi niwo akenshi usaba kwihangana no kwiyemeza. Kwikomeza no kwiyemeza bizaba ngombwa kugira ngo umuntu abashe guhangana n'ibirushya kandi abitsinde. Emerera Uwiteka guhagararana nawe aho ujya hose kugira ngo akubere umuhumuriza kandi agukomeze. Ndagusuje nshuti mukundwa, amahoro ya Kristo abe kuri wowe. Dukomeje kwiga igitabo ubutumwa ku basore, tugeze ku cyigisho cy'109, iyobokamana mu miryango. Iyobokamana mu miryango rirakenewe cyane, kandi amagambo tuvugira mu miryango yacu akwiriye kuba atunganye. Nibitaba bityo, ubuhamya dutanga mu nsengero buzahinduka imfabusa. Nutagaragaza ubugwaneza, kwiyoroshya n'ubwitonzi mu miryango wawe, imyizerere yawe izaba iy'ubusa. Iyo aba mu miryango harangwagamo iyobokamana nyakuri, mu itorero harangwamo imbaraga iruseho. Mbega akaga kaba mu miryango bitewe no kuvuga umuntu ahubutse, kuko amagambo avuzwe n'umuntu ahubutse atera undi nawe gusubiza nabi mu mwuka yabwiwemo n'uburyo yavugishijwe. Iyo bibaye bityo, habaho amagambo yo kwihimura no kwirengagiza, kandi bene ayo magambo niyo ari mu mutwaro uremereye kandi abuze amahwemo, maze
akawikoreza umuntu. Kandi ayo magambo yose ashaririye azakurikira cyangwa azakugarukira ari umusaruro uzaniye akaga ubugingo bwawe. Abantu bakunda bene izo mvugo bazakorwa n'ikimwaro, batakaze kwiyubaha, batakariza icyizere, kandi bazagira igishinja gikomeye no kwicuza ko bemereye kamere yabo gutakaza kwitegeka maze bakavuga nabi kandi bahubutse. Mbega ukuntu byaba byiza cyane yaba bene ayo magambo atigeraga avugwa. Mbega uburyo ari byiza cyane kugira amavuta y'ubuntu mu mutima kugira ngo umuntu abashe kutita ku gushotorwa kose agirirwa, kandi yihanganire ibintu byose afite kwiyoroshya no kwihangana byarangaga Kristo. Nuzuza ibisabwa n'amasezerano y'Imana uzayasohorezwa. Intekerezo zawe nizitinda zitekereza ku Mana, ntabwo uzatwarwa n'amarangamutima ngo ujye mu kibaya cyo gucika intege igihe ibigeragezo n'ibisuko bikwibasiye. Ntabwo uzabwirwa kandi amagambo yo gushidikanya ngo uyabwire abandi abaca intege. Satani ntashobora gusoma ibitekerezo byacu, ariko ashobora kubona ibikorwa byacu, akumva amagambo yacu, kandi uhereye igihe amaze atekereza azi umuryango w'abantu, ashobora gutegura ibishuko bye kugira ngo abonere urwaho ahari intege nke n'imico yacu. Mbega ukuntu akenshi tumwemerera akinjira mu mabanga y'uburyo ashobora kudutsinda. Iyaba twabashaga gutegeka amagambo yacu n'ibikorwa byacu, mbega uburyo twarushaho gukomera mu magambo yacu aramutse ateye ku buryo tutakorwa n'isoni ryo kuyashyirwa imbere ku munsi w'urubanza. Mbega uburyo ku munsi w'Imana amagambo yacu azagaragara ko atandukanye rwose n'uko yari ameze igihe twayavugaga. Inshingano umuryango ufite iragutse cyane ikarenga abawugize. Urugo rwa Gikristo rugomba kuba icyigisho, rukaba icyitegererezo cy'ubuzima buhebuje bw'amahame nyakuri y'ubuzima. Bene icyo cyitegererezo kizaba imbaraga y'icyiza mu isi. Impinduka nziza ku mitima y'abantu no mu buzima bwabo zishobora guterwa n'urugo cyangwa umuryango nyakuri. Zifite imbaraga ikomeye cyane iruta ikibwirizwa icyo ari cyo cyose gishobora kubwirizwa. Iyo abasore bavuye muri bene iyo miryango, ibyigisho bayigiyemo babigeza ku bandi. Amahame meza cyane y'ubuzima yinjizwa mu yindi miryango, kandi imbaraga izahura abantu ikoreraho babarizwa.